ijwi ry'urugwiro. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ni kuri 81.8 FM IRTV ijwi ry'urugwiro. Urugwiro na muzika ni kuri 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM IRTV ijwi ry'urugwiro. Yamen, this is URTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira ipari mu Bufaransa, rikumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. URTV FM ijwi ry'urugwiro. Nitwa Shema Manzi Blessed, nkunda radiyo ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM IRTV ijwi ry'urugwiro. Ese wari uzi ko URTV ijwi ry'urugwiro ari radiyo ivugira online? Kurikira ibiganiro byayo byiza, banyamahoteli, banyamaresitora, abacuruzi, abikorera n'abandi bose babyifuza. Nimutugane tubamamarize ibikorwa byanyu ku giciro gito utasanga ahandi. Nshuti bakunze mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, bimaze kugera mu masaha y'umugoroba. Ndashimira mugenzi wanjye Jeanne umaze kutugezaho inkuru ya Keti n'ikiganiro mukunda mutari bake abakuze, urubyiruko mwibonamo cyane. Bibaye rero amasaha meza y'umugoroba, ngiye gucira abana umugani. Tugeze mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Nkunda kubivuga, nyamuneka kirazira guca umugani hakiri ku manywa. Nshuti mukunzi wo kurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro, ukabona hakiri ku manywa uyu mugani ube uretse kuwumva, cyane cyane mwe mudukurikiye kuri YouTube, ndagira ngo muze kuzirikana ko tugira kirazira kandi kikaziririzwa mu muco w'Abanyarwanda guca umugani izuba ritararenga. Ndaje rero kandi bashimire aho muri hirya no hino mwe mukurikiranye IRTV mu buryo ubwo aribwo bwose. Hari abadukurikiye mwakanze y3.IRTV.fr mutwumva kuri radio inyuze kuri Zeno, byatunezeza. kandi nimujya mwumva haciyemo ibyo kwamamaza biri mu ndimi mutumva, mujye mwihangana mureke bitambuke, niko biba bimeze mu ikoranabuhanga. Nejejwe rero nuko nyine tugiye gukomezanya muri iki kiganiro. Ntuze guhuga cyangwa se ngo uteshuke gato gukurikirana umugani ngiye gucira abana. Hari abana bashobora kuba bamaze kwirambika bitewe n'aho baherereye, nk'abari Nairobi n'abari i Kampala, amasaha ari kugenda kuruta uko bimeze hano i Paris mu Bufaransa, ariko ntabwo byatuma tudacira abana umugani. Bantu bakuru, nimujya mwumva duci umugani ugoye ku bana kuwumva, mujye mudufasha, mubafashe kuwumva, dufatanye mu kubatoza umuco mwiza w'abantu twese duhuriye kuri uru rurimi. Ntabwo ndavuga ngo Abanyarwanda, kuko hari abantu benshi bavuga Ikinyarwanda kandi atari Abanyarwanda. Hari n'umuntu wigeze kunegura umuzungukazi inaha, amuvuga nabi mu Kinyarwanda, arangije umuzungukazi aramwikiririza. Simuvuze amazina, nzamuvumba kuko ni inshuti yanjye, niba bimbwiraga ambwira ati baramvuze kandi bamvuga nabi turi muri bisi, hanyuma mbashubije baramwara. Nyamuneka burya yego tugira guterana ubuse, ariko iyo uvuze umunyamahanga nabi ukamuvuga mu Kinyarwanda, jya witonda, hari igihe ashobora kukumva ugasanga birakugoye. Urugwiro rero rukomeze rugwire, kandi nanjye ndahabaye ahangaha. Nshobora gushyiramo indirimbo, wowe dukurikiranye kuri YouTube ntuze gushobora kuyumva bitewe n'amabwiriza ya YouTube, nyine muze kunyihanganira. Ariko abari kuri radio nishyiraho indirimbo muraza gushobora kuyumva. Reka twanzike n'ikiganiro cyacu umugani w'ijwi ry'urugwiro, mugezweho nanjye Andre Isaka. Wakwibaza utse uyu munsi ndabacira uwuhe mugani, ariko ndawubacira rwose kandi dufata akaruhuko gatoya twumva indirimbo yaririmbwe n'umwana muto agira ati ihorere mama ihorere munyana. Araririmba mu rurimi rutari Ikinyarwanda, ariko nagera hagati araza kuyiririmba no mu Kinyarwanda. Aharirimba mu Kinyarwanda ndaza kuhashyiramo tugeze hagati mu mugani. Reka rero ndeke akomeze, murumva ko nsa nkutangiye kuyivugiramo.
ngayo nguko naho mukanya ndabasuhuza cyane dukomeze tubane muri izi gahunda. ni kuri 81.8 FM ERTV ijwi ry'urugwiro. urugwiro na muzika kuri 81.8 FM ijwi urugwiro 81.8 FM ERTV ijwi ry'urugwiro. Yamen, this is URTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira i Paris mu Bufaransa, ryumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. URTV FM ijwi ry'urugwiro. Nitwa Shema Manzi Blessed nkunda radiyo ijwi ry'urugwiro 81.8 FM ERTV. Dukomeza rero n'umuziki ndibaza wari uryoshye, ariko ntabwo turi mu kiganiro cy'umuziki gusa. Indirimbo yaririmbwe mu minsi yo hambere ndibuka ko najyaga nyumva ndi umwana mutoya. Reka rero twanzike n'umugani. Ndagira intimba cira umugani mbabimbuza umugano, n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani ubuziritse ku rusenge rw'inzu. Inuma yaritse ku nzira agaca karayarurira, uruvu ruravugiriza. Hafi imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma. Yemwe kera habayeho. Ndabacira umugani ugira uti umugore w'umutindi nyakujya. Hari umuntu ushobora kuba asanzwe azi uyu mugani aze kuza kumfasha niyumva hari aho ndi kugenda nteshuka aze kunkosora. Ashobora kunkosora abinyujije kuri WhatsApp yo muri studio, ni uguteranya 276 347 iyo WhatsApp ntabwo wayihamagaraho nonaha, ariko ushobora kuyandikaho ukavuga utaho hantu bisa nk'ibitagenze neza, kuko uyu ni umugani abatari bake twaciye kera mu bitabo twasomaga turi abanyeshuri mu mashuri abanza. Rero ushobora kumva hari aho nteshutse wamusora, burya ntacyo biba bitwaye. Twagiye rero. Habayeho umugore akaba umutindi nyakujya, akibera mu ngunguru bari barajugunye. Hari amagambo ashobora kuba ari muri uyu mugani hari atagikoreshwa iwacu i Rwanda, ubwo abakumva akocamye bajya badufasha bakatubwira wenda agakosoka. Umunsi umwe haza umuntu w'umusabirizi, ariko akamenya gukora ibintu bisa n'ibitangaza. Icyo gihe imvura yarabwa cyane, wa mugore amurabutswe aribwira ati yewe nta mutindu ko niganyiraga uriya wambaye kuriya ntandusha ubutindi. Ngo hari igihe umuntu agera kwa muganga rero wenda tuganiriye gatoya, ngo yagera agasanga hari abantu barembye kumuruta. Nkeka n'uyu mugore yarabonye hari abantu cyangwa se uyu mugabo yari kureba yaramurushije kugira ibibazo. Kandi niko bimeze, nubwo waba ufite akago kameze kose, bimenya yuko hari abo ushobora kuba wagira icyo urusha, cyane cyane nko kubagaragariza umutima mwiza no kugwiza urugwiro muri bo. Dukomeje rero n'umugani wacu, nyamugore ati naba nanjye nifitiye ubucabari bwanjye n'ingunguru yanjye. Ndetse icyo gihe imvura ubwo ari kugwa umugabo yaranyagirwaga. Umugore aramuhamagara aramubwira ati ngwino wugame. Wa mugabo yinjira muri ya ngunguru arugama. Babyeyi muze kumfasha mubwire abana banyu barebe uyu mugani aho wanditse kuri ERTV.fr. Baraza kuhasanga ifoto y'ingunguru, bamenye ingunguru icyo ari cyo. Hari umwana wasanga atazi ingunguru. Nuko umugore aramubwira ati ngwino rwose wugame. Arugama. Nuko yitegereza uwo mugore wari warishwe n'agahinda, ntagire shinge ntagire na rugero. Maze aramubaza ati wumva wifuza iki? Umugore aramusubiza ati nifuza inzu niyo yaba ntoya. Reka nihanganisha abantu batagira aho bakinga umusaya, haba mu karere haba mu bihugu hirya no hino aho turi. Hari abantu benshi bafite ikibazo cyo kutagira aho bikinga umusaya. Iyo byabaye mu bihe by'ubukonje n'ahakaba kabaye umugani wa mugabo. Umugore ati nifuza inzu niyo yaba ntoya.
ifite akarima iruhande maze nkava muri iyi ngunguru. Yahirwa mama ubyifitiye. Umugabo aramubwira ati humura umugore mwiza, kubera ko wanyugamishije ejo uzabona inzu. Umugore abanza gushidikanya yibwira ati nk'uyu mutindi aranshinyagurira ikigugu, mbese yabanje akikiza ubwe. Nuko yirirwa yibaza icyo uwo mugabo yashatse kumubwira, burinda abwira akibitekerezaho. Bukeye umugore ngo akanguke asanga atakiri muri ya ngunguru, ari mu nzu nziza yubatse mu karima katagira uko gasa. Nshuti z'urugwiro, wakwibaza uko byaje kugenda nyuma, ariko ndabivuga ntabwo ndi bubice ku ruhande, gusa ndagira nti reka nduhukemo gatoya. Ariko mbere yuko nduhuka reka mbanze nsuhuze inshuti z'urugwiro. Ndasuhuza mwe mudukurikira muri leta zunze ubumwe za Amerika, nk'abari Los Angeles, abantu bari Chicago, mudahwema kutwereka ko muba mudukurikiranye. Hari abantu bari New York na Bodytown, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mwese mbahayambu kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ndasuhuza cyane abantu badukurikira bari muri Sweden, Gothenburg. Mukomeze namwe mugira ibihe byiza gukurikirana RTV ijwi ry'urugwiro, kandi mukadufasha gusakaza urugwiro, umuco mwiza dushaka kuraga isi. Bantu bari Casablanca muri Maroc, bantu bari Bamako muri Mali, bantu bari Costa na Montreal na Bohanwa muri Canada, ndabasuhuza kandi ndabifuriza gukomeza kugwiza urugwiro. Naringize ntireka nduhuke gatoya. Iyi ndirimbo nari nabasezeraniye kwiraza gukomeza, muri kumva ko rwose ni kuri 88 FM ko natangiye kwigiramo. Abari kuri YouTube ntabwo muraza kugira amahirwe, ariko reka turuhuke gato dukomeze urugwiro 88.8 FM IRTV ijwi ry'urugwiro. Yamen, this is URTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira i Paris mu Bufaransa, ryumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. URTV FM ijwi ry'urugwiro. Nitwa Shema Manzi Blessed, nkunda radiyo ijwi ry'urugwiro 81.8 FM IRTV ijwi ry'urugwiro. Ese wari uzi ko URTV ijwi ry'urugwiro ari radiyo ivugira online? Inzira y'ubuzima ducamo buri uko bwije n'uko bukeye, byaba byiza ubaye uzi neza uko wakwita ku buzima bwawe. Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge, ntugace ku kiganiro ita ku buzima bwawe, gica kuri radiyo URTV ijwi ry'urugwiro, hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri saa 11 za mu gitondo ndetse na saa 11 za nimugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Ukurikira ukanda wa eshatu /URTV/FR. Ngaruka rero iyi ndirimbo iraturyoheye, mwabashije kuyumva muri kuri radio, mudukurikiranye kuri YouTube ntabwo mwabashije kuyumva, ariko ndaza gushyira hasi aho mushobora kwikurikiranayo mukayumva indirimbo nziza. Murebe kuri link iraba iri hasi mu bisobanuro, murabonamo uburyo mwakumva iyi ndirimbo. URTV FM ijwi ry'urugwiro. Nuko akangutse nyamugore yisanze mu nzu yubatse mu karima katagira uko gasa. Umugore arishima sinakubwira. Amezi 6 ashize wa mugabo aza kongera kunyuraho, maze abaza wa mugore ati ubuse kandi ntumerewe neza? Umugore ati kuko merewe neza, ariko uwampa n'agaka kamwe nkajya mbona amata yo kunywa n'icyo mfumbiza aka karima kanjye, akana n'ingurube yo korora. Umugabo ati horere, ejo uzabibona byombi. Noneho umugore ntiyongera gushidikanya. Urabyumva ko yari amaze kumenya ati uyu mugabo arashoboye. Burya hari igihe wahinyura ikintu, ariko iyo ubonye ikintu inshuro imwe ukakibona bwa kabiri uravuga uti kandi uyu mugabo ibintu ajya avuga aba avuga ibyo azi neza. Nuko rero umugore
aragize ati wampa amatungo nkabona amata ndetse nkabona n'ifumbire. Umugabo aramubwira ati rwose ntugire ikibazo, ejo uzabibona. Nuko bugicya umugore ngo ajye kubona, abona iruhande rwa kakarima imbyeyi ni yayo n'icyana cy'ingurube gishaka ibyo kirya. Sibwo agiye kuba umukungu se? No, wa mugabo agiye kumureba rwose asanga umuntu ameze neza. Mu mugani maturi bati umugabo nibwo agiye kumubera imana rwose. Hashize igihe kirekire nyamugabo aragaruka abaza wa mugore ati ubu se kandi hari ubukire bundi wifuza burenze ubu ngubu? Umugore aramusubiza ati hora yewe winshinyagurira, aho uzi kuba umutindi nk'uko nari meze kandi ingeze no mu zabukuru, none iyo unkiriza rimwe ukanshajisha neza. Urabyumva ko abantu tugira ibyifuzo biba bigiye bikurikirana uko icyifuzo kibaho hakaza ikindi. Ndi kubacira umugani rero. Ati se wowe ko nitekera nkaba muri iyi nzu jyenyine, singire uwo ntuma ku isoko akaba ari ngiye wigirayo ngenda nsayagurika muri biriya byondo? Mbese mandi magambo ati reka ntaho ndagera. Ubwo se urumva nkize iki? Umugabo aravuga ati ubukire ahubwo ugiye kubura aho ubukwiza. Ubukire rwose uraje ubure aho ubukwiza. Urumva ko yaramaze kugira amahirwe, uyu mugabo yaramaze kugenda amuha ibintu ndetse akamuha n'ibirenze. Mu gitondo umugore agikanguka yumva mu nzu urusaku rw'ibintu biterwa hirya no hino, ariko ntiyamenya ababiterura. Yumva aryamye ku buriri bwiza, arebye asanga bimeze bite? Bana mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, murumva yarasanze bimeze bite? Mu gitondo umugore agikanguka yumva mu nzu urusaku rw'ibintu biterurwa hirya no hino. Abongeyeho no hino murakoze, ariko ntiyamenya ababiterura. Yumva aryamye ku buriri bwiza, arebye asanga ni igitanda cy'akataraboneka, yahindukira kikamutembereza. Yongeye kureba hirya abona hateye intebe nziza cyane n'ameza abengerana. Hirya gato hari hari indorerwamo nini cyane yometse ku nzu. Ibi ngibi abakire nibo babigira, murabizi za ndorerwamo nini. Nuko ako kanya abona umukobwa ukinguye icyumba, aramusuhuzanya icyubahiro, aramubwira ati mbazaniye amazi yo kwiyuhagira kandi nateguye. Umugore arabyuka ariyuhagira, uwo mukobwa aramusokoza aramwambika. Byagenze biti? Byakomeje biti? Ntugira amatsiko. Yirebeye mu ndorerwamo asanga atakiri wa wundi yarakize cyane. Aratangira arabigendera, ye reka iminsi mikuru sinakubwira, sibwo abaye kirangirire, niko bimera burya ngo ukize haraza. Umunsi umwe wa mugabo yiyambarira gitindi maze aza guhagarara ahantu. Tega amatwi rero wiyumvire. Yarazi ko uwo mugore akunda kunyura aho hantu, yigendagendera n'abajabe nk'abandi bakiri bose nyine. Nuko rero mwabana mwe, umugore akihagera wa mugabo aramusuhuza maze aramubwira ati ngira ngo ubu nta kintu ubuze. Ubwo ariko abimubwira asa n'umwenyuye, mbese nkubwira uwo baziranye. Umugore ntiyamureba n'irihumye, arihitira. Umugabo arurangurura ijwi ati mbese noneho ntucyumva? Umugore asubiza amaso inyuma n'agasuzuguro kenshi, abwira uwo mugabo ati ahubwo uzi ubwira ari muntu ki? Uzi ko ubwira ari umuntu w'icyubahiro? Wagize ngo ndi rubanda rusanzwe?
biteye amatsiko kumenya uko byaje gukomeza, ariko umugani ugiye kugera ku musozo. Reka nte kubicisha amatsiko, nurangira ndakomeza ya ndirimbo twatangiranye tuyigeze ku musozo, cyane ko abatari kudukurikira kuri radio mwebwe mutari no kubasha kuyumva. Niyo mpamvu mbararikira gukanda @irtv.fr mukadukurikira kuri radio, nabyo biba ari ingenzi. Nyamugore ati aribyo niwongera kurevura uribonera. Umugabo aramwihorera, bukeye ngo umugore akanguke asanga yanzu na bwa bukire bwose byayoyotse aryamye muri cya gisate cy'ingunguru. Karabaye cya kindi yahozemo, yicuza icyatumye yihagusuzugura wa mugabo. Abanyarwanda baca umugani ngo gukira byibagiza gukinga. Nshuti bana bato, by'umwihariko namwe bantu bakuru mukurikiranye IRTV mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Uyu mugani ntabwo ari umugani mushya kuri bamwe, abandi mushaka rwa mbere muwumvise mwana usoma aho wanditse kuri irtv.fr. gusa inteko inyigisho irimo bidasaba yuko tuyisesengura cyane. Gukira byibagiza gukinga. Na ejo mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro nkomeza mbacira imigani. Bana bato ndabakunda mwese, no munkurikiye kuri YouTube channel IRTV 50 mbahaye yambo. Abatarakora subscribe mwayikora kandi mwakora like na share. Ndi Andre Isaka, iri nijwi ry'urugwiro, turi pari mu Bufaransa, namwe aho ngaho muherereye hose muri inshuti z'urugwiro. Bye bye. ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. URTV FM ijwi ry'urugwiro.